amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese nshuti bakundwa, tugiye kwibanira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ari nayo yacu yitwa Subiza TV. Nongeye kubaha ikaze kandi mwese mbaye ikaze muri aya makuru. Reka nizere ko tugiye kubana muri aya makuru mwese mumeze neza. Abatameze neza namwe mupore sana kandi intagari gutyo bizaguma. Murabizi ndabikundira, muze kunkundira mu makanya kanyu gatoya rero. Aya makuru nyabageza ariko kandi mwe mutameze neza ntago biri burangire gutyo gusa. Ndabasabira ko Uwiteka bashoboze namwe mumere neza. Ahangaha abantu benshi bahahamutse bitewe n'ibyahabereye, abantu benshi bacitse umugongo, abandi amabere yikora batonsa bitewe nuko babyakiriye, bamwe ko byakira byabananiye. Iki kibazo uti ni hehe? Reka nkubwire kari muri aka karere ka Kamonyi muri iyi ntara yamajypfo. Mw'abantu mw'iyi ntara yamajypfo wagira ngo haba umuzimu kubera ko ibihabera nta handi hantu njyewe ndabyumva. Uti byagenze uti? Ni umugabo witwa Mutabazi Jean Marie Viana, uyu nguyu yapfuye urwagashinyaguro. Uraza kumenya neza icyamwishe ndetse n'aho uyu nguyu yapfiriye, dore ko twaje kumenya ko hari mu nshuti we bakoranaga akazi ko kurara izamu mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, ariko kuri ubu ngubu uyu mushuti we nawe akaba yatawe muri yombi, ubwo ari mu bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rwa Mutabazi Jean Marie Viana. Uri kwibaza uti uyu bamushijije iki? Byose nibyo ngiye kugenda nkugezaho muri aka kanya gato tugiye kumarana. Uhumure ntago ari iminota myinshi, turaza kugerana ku musozo w'inkuru wasobanukiwe ngibi byose. Ariko kandi reka mbone no kugenda nsaba na babandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere tubabwira ngo welcome. Ubwo birumvikana ko twabahaye ikaze, ariko turanabasaba gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabonete nuko mubyita. Muze no kwibuka mufungure akantu k'inzogera, niyo nkunga ya mbere muri muduteye kandi murezwa kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Gusiga ibitekerezo byanyu muri comment no kutulayikinga mu bikore mubikunze, kuko twese bituzanira umugisha. Mbibutsa ko n'iyi nkuru ndi kubagezaho mushobora kwisoma kuri iki kinyamakuru cyandikiranga mu Rwanda cyitwa Umuseke. Ibyo mbikubwira wowe neza amatwi mu rwego rwo kugira ngo urusheho kugenda uverifiye niba koko ibyo wumvishe bihura n'iby'icyo gitangazamakuru cyanditse, ubundi urusheho kunyizera. Ntabwo turi butinde, twakomeje n'iyi nkuru. Aha ni mu karere ka Kamonyi. Biravugwa ko umugabo w'imyaka 70 y'amavuko uyu akaba yagiye kurara ku nshuti ye basanzwe bakorana cyangwa se bari inshuti, ariko mu gitondo ngiyi inshuti ye yaje gutungurwa nuko yagiye kumubyutsa ngo agasanga yashizemo umwuka. Amakuru akomeza kuvuga ko iyi nshuti yaje guhita inatabwa muri yombi. Urupfu rwa Mutabazi Jean Pierre rwabereye ahangaha muri uyu mudugudu wa Kibuye. Aha ni mu kagari ka Nyamirama, ni muri uyu murenge wa Kayenzi. Gusa kandi iwe cyangwa se ahangaha aho uyu mugabo witabye Imana asanzwe atuye ni muri uyu mudugudu wa Kayonza, akagari ka Kigwene, ni muri uyu murenge. Ubwo murumva ko batandukanya n'iki n'utugari ndetse n'imidugudu. Tugarutse ku munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kayenzi, akaba yitwa Nsengiyumva Jean Pierre Celestin. Uyu nguyu yakomeje avuga ko Mutabazi Jean Marie Viana ari na mucuti wa Mbonigaba Edouard basanzwe bakorana akazi ko n'akazi n'ubundi ko kurara izamu cyangwa se ko gukora ubuzamu mu birombe by'amabuye y'agaciro. Abangaba rero ngo nibwo batahanaga bafata icyemezo cyo kurarana cyangwa se cyo kurara mu nzu imwe, ari nabwo rero uyu mugabo bamubyutsaga mu gitondo. Abari bayobowe impamvu yatinze kubyuka ngo ari nabwo bajyaga kureba bagasanga yashizemo umwuka. Ibi ngibi rero abaturage benshi byabahuruje bavuga bati ntago yapfuye gutyo gusa, mwamwisha. Ari nabyo byakuruye impaka nyinshi ahangaha, biza gutuma abantu benshi batabyumva kimwe. Ariko kandi ahangaha murabizi iyo nahageze byose birasobanuka. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yakomeje agira ati yagiye kurara kuri iyi nshuti ye yumva afite intege nkeya, nabwo bwakeye rero basanga yapfuye. Uyu gitifu Nsengiyumva yakomeje avuga ko Mutabazi Jean Marie Viana yashatse umugore, ariko
nyuma hari ibitaragenze neza baza gutandukana mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri ubu ngo akaba yibanaga cyangwa se bakaba batari bakibana. Amakuru twamenye nuko uyu Mbonigaba Edouard wamucumbikiye cyangwa se wacumbikiye nyakwigendera Mutabazi kuri ubu yamaje gufatwa kugira ngo akorwe investigation cyangwa iperereza ku cyateye urupfu rwa Mutabazi. Aya makuru kandi akomeza kuvuga ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzumwa mbere yo gushyingurwa. Ubwo niba turavuga ngo nyakwigendera Imana imuhe umugisha cyangwa se inamutuza heza asimbizi. Abaduhaye amakuru nakubwira ko bakomeza kuvuga ko uyu Mbonigaba Edouard akiri mu maboko y'inzego z'ubugenzacyaha mu gihe iperereza cyangwa se investigation rigikomeje gukorwa kugira ngo icyaba cyateye urupfu kuri uyu mugabo kibe cyasobanuka. Ahangaha rero haje no gutagera inzego zigiye zitandukanye, ari nabwo babanzaga guhumuriza aba baturage kuko babonaga ko bahahamutse bavuga bati uyu mugabo nubwo wenda atarakibana n'umugore we ko tuzi ko ntawe yabaniraga nabi, aho ntiwasanga mugenzi we ari we wamugiriye nabi, cyane ko abantu bakora mu bintu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari ibyo batajya bumvikana mu by'umwihariko. Aha muri intara y'amajyepfo twagiye tubibona si rimwe si kabiri, aho abantu bicana rwose bapfuye amafaranga yavuye mu mabuye y'agaciro cyangwa se bapfuye n'ayo mabuye y'agaciro. Ariko kandi wowe uneze amatwi, niba usenga uzasengera iyi ntara y'amajyepfo kuko ibyaho ntago byoroshye habe na gatoya. Reka nisere ko twabanye muri aya makuru byibuze usobanukiwe ibi ngibi byose byabereye ahangaha muri intara y'amajyepfo muri aka karere ka Kamonyi. Mubwira ngo kandi wanakoze kuntega amatwi, Imana iguhe umugisha. Tuze gusubira mu kanya. YouTube channel yanyu ari nayo yacira cyari yayindi ni Subiza TV. Ahangaha niho mukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho, ubwo muze kugenda musize ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment, ndetse ari nako mo likinga iyi nkuru muri benshi kugira ngo ikundi saka rigere ku bantu benshi, ndetse muze no kugenda muyisharinga kuri bagenzi banyu. Erega ibyo ngibyo mubikoze namwe murabizi ko binezeza umutima wanjye. Ndabakunda kandi murabizi ko murambifuriza ibyiza. Nababwiye ngo dusubire mu kanya kuri mwebwe mwese twatangiranye amakuru. Imana ibaha umugisha kandi no kuri bakomereze amaboko. Ubwo na wundi rero tuba tugeranye kuri uyu munota atarafata icyemezo cyo kudusubscribinga, akandi ko kanya keza ko kubikora kugira ngo nawe ajye mu mubare w'abadutega amatwi. Ahangaha niho bibera byose. Nizere ko muba mwasobanukiwe byose biba biri kugenda bibera hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nabararitse dusubira mu kanya kandi ndabishimiye, mwakoze cyane, asante sana.